umva rero wa mugabo mbere yuko njewe ngira ibyo mvugana nawe icyo kikamera cyawe ubanza ugifunge uko ntago nshaka njewe kuzajya kungaragaza se muze kufita amahane ariko se nagira nakubwiye ngo gira vuba funga icyo gikamera cyawe yambwiye ko rino shyamba ryo tuza guhuriramo uretse ko mbona hano rero se ko mbona harimo inzira ebyiri biteze cyane sawa rwose wazindutse umpamagara untesha umutwe ni amahoro cyangwa ntago ari amahoro musa amahoro nkaba nicaye hano ndakubwira ngo umungubu tuvuga reba simumenyereye ko muvuga ngo rukoco ngo iki bimeze bi nyine urabona mfashe utwenda twari dusigaye mu nzu kuko imbeba zahereye kuri fone zirarya ubu nahana hamwe mbarizwa matera zarariye ntabwo zinanaka kudusohora mu nzu mbwiza ukuri ibintu urimo ntago ari komedi nkuko bisanzwe ntago ari komedi biri serious komedi se gute ahubwo ni telefone nuko yari umuntu wari uyifite akaba yayimaye naho bundi ubuse ndabarizwa he naho nyiri kubarizwa rwose tuvugana umusaza uviye twashwanyire kwanza haguruka tuganire uhagaze none rukoco mbwiza ukuri ntago ibintu byawe ari bimwe bya komedi ntago ari komedi bimeze bite nyine ubwo nanashwanye na vibu twashwanye nimfashe utwenda ngo mbye nigendeye wenda nicara hanga ariko twashwanye rwose ndabona umeze nk'umuntu waraye hanze kurara hanze gusa none se ngizere gute ko atari komedi ngizere gute ko atari komedi wowe urabyizera nese unaguhamagara urabona nishimye nese uko mari munsanze uko yari usanzwe uzi mudumba mfite iyo nagiye kuri sende urabona niyo mfite umusaza yazanye zama kumvikana biba byanze ntago tugishutinze rero ndabona ibintu bitoroshye ntago tugishutinze shane danje ariko ruko ubundi witwa ndi amazina yawe nitwa rukoco irindi se irindi nitrangwa na pe naryo navuga naryo navuga kabisa witiranwa na viye none ko kwitiranwa na viye si umugisha izina yanyise baba we naryo nje navuga none se kuri n'igikapu bimeze bite nyine yahukanye se sabe ntago bimeze nkabyo Shayirega nagiye nyine urumva bwo viye byanze ngo kunese ko viye abashaka niba bazi ko hari ndi kindi ndorohinja mwarwanye se byagenze bite ntago twarwanye viye ari ibintu bari marazana nitwumvikane neza kanwa nyine ko mba muyobye gato ubu nawe ari mu rugo sinzi ibintu yibereyemo burana namukwebye burasinzi nawe byarimo ariko izina nyine kwamagara nyine ngubwira ikibazo mfite sinakikubwiye se nta kikubwiye n'icyo ngicyo ndimo ndacyumva none ngeye ikintu ngiye gukora n'iki ngiye kujyana mu rugo tugiye kujyana mu rugo njyana wapi naho naje kandi birashoboka naho naje uko turajyana reba nase ndashaka kuguherekeza nkakujyana mu rugo naho naje nese se wampamagaye nese ko naguhamagaye nyica naguhamagaye mujyane mu rugo naho nje genda kujyana abajya kumara cyangwa mfana n'ibintu mfana nabina bikamera imbere genda guhamagara nk'ishitaka abo mfana mfana nabina bikamera jana kwa umva nkubwira umva se none se umpamagaye kugira ngo bigende gutyo urambwira iki nje nabikubwira garuka basi nkubwire umva garuka nkubwire urabumbwira iki kandi uraza gusanga ari byo byiza kurutaho uraza gusanga ari byo byiza kurutaho genda guhamagara nk'ishitaka ukaza kumbwira ngo nsubire nge kureba bi none se arumamagaye ngo bigende gute ngo nze nkurebe gusa mwagumvisha ibyo nakubwiye se naje nyine nazanye na kamera kandi urabyihanga oya uko nayijyana ahubwo umva rukoco n'ikisi
ngwino tuganire uko ibintu biri buze kugenda. bigenda bite ntacyo numva cyangwa bigenda Yamaye umuhungu ararakaye. ntabwo ndasubira kwa bana niko kamera waretse nkigende Oya nari ariko ntako ndi bukugire. nyine ndeka njyewe njyana nawe niba ari cyo nari nkwamaga kaza witwaje none se umva kubizi ko ndi umunyamakuru. bizi cyo umunyamakuru je ntabwo nari nkwamagaye gususanya na kamera yawe wowe nari mama Ay. Umva se basi nkubwire. icyo urabubwira Noneho dore umuhungu ngo yari karungu. Umva nkubwire. Ariko kuki wivumbura cyane nukubera iki? uranyina uca kujya kureba Vyese byagenze gute? Wibye se cyangwa uri igisambo? ngo nibye kubizenye nakwibase ibenge twa Umva nkubwire nudahagarara ngiye ntuzongere kumpamagarira ubusa. ninahagarari Nudahagarara ngiye ntuzongere kumpamagarira ubusa. Ngewe reka tujye inama. Kubizi ko nubundi ngewe ntago nkurwanya, sibyo? Ushobora kunyemerera ngewe mfite uko ndibuze kubwira papa wawe kandi nkabunga, sibyo? Nta mwana w'umuhungu cyangwa se uwo ari we wese ugomba kwahukana. Nose guhungira nyine ngari ibintu bikwiriye? Ntago bikwiriye. Birashoboka. Ngewe mvuko ndi bumubwire. Ndamubwira ati ndakora ibishoboka byose mubwira nti rero uyu muhungu wawe nta mpamvu yo kugira ngo umugaburire inyamaswa. Sibyo? Niba ari umwana wemera ko wabyaye, niba hari n'ikibazo cyabaye reka tubunga gusaba imbabazi ubundi ujye mu rugo. Sibyo byiza? kubivuga nkaho bihamya subiza ute ko bira Oya tugende nibitaba ntacyo ndakwihorera. Ako se nyumva nyine. urandeka nigende nakongera kuguca amahoro. Reka ibintu bya comedy ntago turi muri comedy. Hana se ngende muri comedy. Ntago ngende ndi gushutinga. Ushaka gutuma abantu batakwizera kandi bazi ko uri umuntu usanzwe ukina comedy. Gute se batanyizera, batabwite batanyizera. Ubu urabona mfite mudo gukina comedy ngewe. Nyina comedy se nyina comedy mese. Amaye. Umva se akono kagira akara gutyo. Ngewe niba umbwiye ngo tujyane yo ngewe. Ntago gikina comedy se basi. Cyawa bivuyemo. Nasikinisha iki se ndasikinisha iki? Nuwamaga icyo gihumbi ngo nje gushutinga katakikima ndashutingisha iki? Ngo njye ntago nikina. Nzakinisha iki se? Noneho ngewe umva ikintu nkwemereye. Tugende tugereyo. Kugira ngo bataza kugerayo nango ibyo turimo turavuga ni ibintu byo kubira. Ngewe wampamagaye kuri telefone urambwira uti ngiye mfite ikibazo nze kuza ngo usanga aha ngaha. Yego wenda nubwo no gukina nabyo bishobora no kuba ariko ntago ari byo turimo. Bakunzi ba Safiro TV ntimuze kugira ngo ni comedy turimo, ibi ngibi ni ibintu bya nyabyo. Sibyo? Usanga utagiye kubabaza abafana bawe bo kuri Safiro TV. Nyemerera tugende. Turajyana. Ariko nimbona harimo arazaminu nazi nari gusankirwa neza. Leta nigendera giye. Sanigende. Tugende kabisa. Inzira ijyayo ni iyihe? Inzira ijyayo ni iyi ngiyi kuko none ari imve n'iki. Dusubire inyuma. Bakunzi ba Safiro TV rero uyu mwana turamujyanye tugiye kumuhuza na papa we. Niba ari uburara bwamuteye nabyo turahava tubimenye. Twakomeje twagiye tugeze iwabo ndetse ko mbona ameze nk'umuntu ufite ubwoba. Sinzi naho ngaho se cyangwa inzira ni iyi ngiyi yo twahageze ni hano ko wihisha se ngwino nyine gera hino wowe gira hino
egera hino wenda uhagarara hano mwegere kandi ushobora kuba ufite amakosa none se rukoco ni hano iwanyu uretse ni hano iwanyu ubu rero turahageze sibyo tugiye kugira ngo aze none se ndumva ari uwasiwe ese ko mbona hano mwifashije imeze shana shwanye na vie wowe sha biva umva kumwumva uwo ngo siwe kandi mutuye no ku muhanda ndinda koko kubungana n'isuka mu gitondo amwumvisha ko papa ari twamugofa wakwicenza umuvugisha utanamuneza waramutse muzehe waramutse nawe amakuru se musaza amakuru ni meza umeze neza meze neza se we ntago ureba uko meze ko mbona se uri kuvuga nabi musaza se ntavugana ibyo nibiki uri kuntungana iwanjye umva rero wa mugabo we mbere yuko njyewe ngira ibyo mvugana nawe icyo kikamera cyawe ubanza ugifunge uko ntago nshaka njyewe kuzajya kungaragaza se muzehe ko ufite amahane ariko se nagira nakubwiye ngo gira vuba funga icyo gikamera cyawe niwe ntago ushaka kunyumva ariko se nkumva ndakumvisha iki muzehe ngaho nyumva basi oja ntago njye ibyo mbishaka nyumva basi se kugira ngo uze hano mu rugo iwanjye waneguje kumenya ikinzanye oja ikikuzanye ntacyo ikikuzanye ni iki wenda ubone wange ariko nakubwiye ngo ubanze ufunge ibyo bintu byawe twumvikane neza njye ntago ndi buri coding wenda ndabikuramo oja ibyo nakazi ka njyewe ndabirambiwe ndakubwiye ngo muramuza kuri igireho nigire no muri migireho nigire kwihingira mfite ibyo nari ngiye gukora kandi ngomba kubikora isa tuvugana waretse tukavugana wenda nta kintu tuvuga ndavugana n'icyo kintu cyawe uri kuntunga oya nta hanyuma turabikata igireho nigire mu kazi igireho nigendere yewe igireho bwanakeye umunota umwe wigumya kuntesha igenge ntabyo nakubundi buretse nze nkwereke ngewe nta kibi cyane nta kibi cyawe ikibi kandi nakubonye wakiza igusuye umbuje kujye kwigira mu murima kwihingira ibintu ishyiraho ni ibintu by'abantu b'Imana ntago ari ikibazo nta muntu baba data wenga abantu b'Imana n'ukuri njyewe ndi umuntu w'iki wowe uri umuntu w'abantu b'Imana njyewe ndi umuntu w'iki niyo mpamvu twagusuye oja nta kunsura hano iwanjye murasura murabona ndi umukene ihangane rwose ifunge rwose reka ndagifunga cyangwa umbwira abari cyo mpera reka ngifunge sa igifunge ntacyo hanyuma tuvugane oja ntakwihangana ndababwira ahubwo igireho nigendera igihe windesha umutwe we windesha ubwigene abantu nkamwe ndabamenyereye muritesha mutwe ndabamenyereye umva nyine nusanga ari ikibazo kirimo nushake rwose ubibwire ikibazo kirahari kandi mwanteye mu rugo iwanjye n'iki gitondo mwampogereye teka amatwi mbanze ngaho ntacyo mbwira wenda umpa iminota 5 5 tugende ntacyo reka ntuza ariko ntimuzongere kujya muramukira umuntu mu gitondo dore ujye unteguza umbwira amasaha uri buzirane nguhamagara nose njye subwa mbere warumbonye ntacyo tugende ntacyo sawa tugende umusaza twemereye ko tugiye kuganira reka zane udutebe ubundi twicara aha ngaha tuganire atuha amakuru neza tunamuhuze n'umuhungu we rukoco none se muze ntiwongere kugira ikibazo egera haruguru gatoya ongera wegere haruguru twebwe tugiye kuganira kandi ikiganiro cyacu ntabwo kiri bugukerereze mbere yuko tugira icyo tuganira none se muze amakuru y'iminsi ni aya ngaya bimeze bite se ariko se igihe wahera umbaza ngo bimeze bite ubu n'ubwa mbere iryo jambo rimbajije nyine ukomeze ntabwo ukureba ni ukuvuga ngo kare wari ufite amahane oya amahane yo n'ubu ndayafite ariko oya tuzi ihanga ariko se wa mugabo w'igihe wampereye ubundi uranshaka iki banza wihangane harega ni mu rugo iwanjye ni mu rugo ikibazo nibyo we tuza ni ukuvuga ngo mu buzima bibaho hari ibintu wenda bishobora kurakaza umuntu ariko mu byakurakaje ngewe ntabwo ndimo ahubwo reka nkubwire wa mugabo we reka twe gutinda ya minota tutayimara ntacyo kuko nundi nabikwemere nta kundi nabigira rwose noneho twebwe mva rero mpite wenda nanagusha ku ntego hari umuhungu wawe rukoco
kuri iryo zina ndiheruka uzi igihe gishize ye baba wene nawe ubwo ubanza yari yibagiwe ariko uramuzi ndamuzi kuba muzi ko muzi nk'umwana wanjye hari ikindi muzi sawa none tuza nkubwire ubu igisubizo cyabonetse Rukoco banguka ngwino Rukoco oya muze tuza abuse wa mugabo nje nyine tuza umva nkubwire uyu mwana dusanzwe tuziranye hari ibyo tugiye kuganira umva nkubwire umva Rukoco hagarara wegere papa wawe nta kintu ari bugutware kuri kamera icara hariya ibiki bikuzanya aha ngaho ni ibiki umva muze icara aho ngaho n'ubundi wanyemereye ko tuganira none se umwana wawe nawe hicare cyangwa uhite mugende ntabwo aricyo cyakuzina none se umwana wawe wansabye ibiganiro ntabwo wambwiye kugiye kumpururiza amaye nka none muzanye namugutumye njyewe oya ubu ngubu mbuze icyo gukora muze umva nkubwire hari ikintu tugiye kuganira twemeranyweho niba ngombwa unanamumpe njyewe twijyanire nta kibazo umujyane utaramumbyari umva kandi urazigira data we muze ihangane icara ndabigusabye kubera ko nabikwemereye reka mfe kumana icara tuganire muze ihangane kandi murege wihangane niba yaranakubereyemo umwana mubi bibaho kandi birashoboka sibyo muze ntacyo kubera ko nabyemeye mbwirana nta kibazo none se uramwihakana umwana ntabwo mwihakana umwana n'uwanjye ariko uyu mwana mbega numara gutuza urambwira tuganire nanjye nkubwira ibingenzi yarananiranye uyu mwana ntacyo noneho ndumva nsa nk'umuntu utujeho ntacyo mbwira rwose noneho se muze amazina yawe yitwa nde amazina yanjye se amazina yanjye nitwa Semuhanuka rwose nta rindi zina numva naba nibuka ariko noneho watuje na gutuza rwo nsanzwe ntujere gusibye wowe se ubundi wagira ngo haro yitwa Semuhanuka ni Semuhanuka rwose niyo mazina ni naryo zina nibuka rero se muze ngiye rero nuza kumva nsetse wihangane ojanuka giseka abantu bashaje none se ngewe mbere na mbere kwanza uyu muhungu wawe nsanzwe muzi yitwa Rukoco ni Rukoco n'ubundi nyine nibyo ryamuhamye nawe urabibona ariko mfite amatsiko ubundi irindi zina rye yitwa nde irindi zina rye si ntaryo yakubwiye ko mwahuye mbere yanjye oya ntago yarimbwiye twamuhanuka none se nari kumwita irindi zina riye oya nawe ndebera ari nkwaye wamwitire izina riye none umva ngo usaba akantu kamwe sibyo ngewe bitewe wenda n'ukuntu biri kunsetsa ntago ari ukugukina ku mubyimba reka imijinya tuganire twishimye nk'abantu rwose bafitanye gahunda ntago rega umujinya rega bari izabukuru nawe ndebera ko ufite umwana w'umugabo ungana gutya ntiduhuye nari mfashe agasuka nigiriye mu murima mwese kari agasuka se wakabaye agafashe agiye gushaka mu murima icyo twazarya birumvikana ko ari waba agafashe ariko wenda hari impamvu yo kuba twahuye kugira ngo mube mwanumvikana niba hari no wenda n'ubwumvikane bukeya buhari ibyo ngibyo birangiye ariko se turumvikana mugabo we twebwe dusanzwe tuzi ko uyu muhungu akina komedi uyu muhungu twahuriye hariya mu nzira kugira ngo arampamagara kuko yari yampamagaye kuri telefone duhurira ruguru iriya sibyo ngira ngo ni bimwe bya komedi kuko mwarashwanye muhungu se twarashwanye se ubu ko nashwanye n'umugore wanjye nashwanye n'umuhungu wanjye koko mwabantu igihe maze navuye mu kazi dore urabona utubaraga twanjye uko tungana naragiye naragarutse sinongeye kumubona kuko n'ubundi urabizi ko nimbaye birasanzwe ari ariko yarananiranye nukunanirana nta bindi biri mu mutwe reka vubaze nuko numva igifite umujinya mwinshi oya reka ngabanye rega niko tumera abantu bashaje wa muntu ko tumera reka ngabanye none ngiye mbere yuko ngira ikindi kintu mubaza Semuhanuka ni izina ryawe riri mu ndangamuntu Semuhanuka niyo mazina yanjye rwose n'umwana wanjye Muhanuka niyo mazina ye none nari kwiyandikisha ayandi yahese na Rukoco byose niko byita nta Rukoco ariko na Rukoco niryo zina rye rwose
niryo zina rye no mwiranga muntu no muyanje ubunyikweretse wasanga ari Semuhanuka wanditsemo cyangwa wenda ni izina ry'ubustari ryo rya bukoco wenda nibyo akoresha ibyo by'amakomedi tubyihorera oya ry'ubustari se konzi ku mwana wanje ahubwo se kuva ryarakina komedi rakomeruka ambwira ngo agiye kuzayikina amazina se ariko amazina ntayo yahinduye umuhungu wawe ni umusitari nuko utarubizi rahira ntabyo narinzi ntabyo yambwiye umva ikibazo cy'amatsiko Semuhanuka ubundi nzi ko hari umuntu ukunda kubeshya oya ntabwo njyewe Imana igomba kumbwira ko ngomba kwitwa Semuhanuka n'umwana wanjye nkamwita Muhanuka ntabwo njyewe ndasenga ndakijwe ariko yari kubwiye n'ubundi usanzwe uryitwa irakubwira ngo rikomeze cyangwa imeze hararyitwaga iramwe ni ndikomeze ntibakajye barimpamagara ngo ndihakane kuko ari izina ryanjye nje ntekereza ko ushobora kwenda uri umuntu n'ubundi usetsa bisanzwe nk'umuhungu wawe ushaka gusetsa byo najyaga nsetsa n'ubu kandi nagusetsa ubishaka none se ntiwageze hano iwanjye uri guseka wishimye ariko izina Semuhanuka tuzi ko ari umuntu wabeshyaga mu mateka oya shwishwishwi ndasenga n'ikimenyimenyi ndasenga ndakijijwe rwose n'Imana irabizi ntago njya mbeshya umuntu nkanjye Semuhanuka ntago iryo rwose oya umva nkubwire rero wa umwana w'i Rwanda we njyewe ndasenga ndakijijwe nako narasengaga kandi n'abantu barabizi benshi ariko kubera nyine ikibazo cy'umugore n'iki giye mbona byanga yewe cyakora ubu ngubu ntago nyisenga ariko ndagerageza ariko byateye n'ikibazo cy'umugore nyine byarananiye nkajya mva gusenga akanesha umutwe narasenze yewe nayo ngiye no kuba bishop ariko ubu narabiretse nyine kubera ikibazo cy'umugore mu rugendo rwanjye rwo gusenga wa muntu we narasenze yewe ubu tuvugana nanabaye pasiteri yewe nari ngiye no kuba bishop ariko kubera ikibazo cy'umugore nyine urabizi byenda ngaruka dushwana nahisemo kubireka ko umugore nari nzi ko mu nzu ari umugore ntacyo nsanga yabaye ingwe urumva ko nagize n'ubwo yuko umunsi umwe yazandya nanjye ndamwirukana ndihungira namusiga mu rugo kumanywa akaba ari umuntu nijoro natanga asanga yahindutse ingwe agahinduka yampaye njye nagize ubwoba nagize ubwoba rwose ubwo ngumya kumva abantu ibyo bambwira ubwo byose nanjye nabivuyemo gutyo ndabyihorera none se kuki wagenda gukurikiza amabwire ntago ari amabwire nawe urabona iyo utiriwe mu rugo cyangwa wayiriwe na nijoro rega naramwiboneraga none se sinayirirwaga ariko nijoro nabaga mpari nese nimba bambwiye ko yabaye ingwe ku manywa nijoro nkabona yabaye intare nawe nagize ubwoba nyine ubwo ndabyihora ngo atazandya nawe ibyo bintu kubyizera nyine biragoye ariko birashoboka wenda ku bantu bashatse wenda dushobora gutekereza ko ku manywa wenda yabaga nta mahane afite ariko nijoro akagira amahane cyangwa yabaga ingwe nyangwe wenda wasanga ari n'amarozi yamwe yateye wenda ariko byagendaga yabaga ingwe nyangwe cyangwa aha data usibye ibara ntabonaga gusa ariko ibindi byose yakoraga wabona ko yabaye ingwe byarangiye rwose none se wenda reka tugaruke ku kijyanye na rukoco uyu muhungu wawe rero reka tugushe ku ntego umuhungu wawe yampamagaye maze kugera aho twari twavuganye tuza guhurira arambwira ati ngewe ndi hano maze iminsi ntari mu rugo ubundi mu by'ukuri ndavuga nti papa wawe uko bisa kose niyo yaba umunyamahane uretse ko ntavuga ngo ni umunyamahane nawe hari igihe waba ufite uburara reka nguherekeze tugereyo turebe ikibazo gihari noneho duhita tuganira turebe igishoboka ubundi umuhungu wawe mwapfuye iki wongeye kandi kumbaza ku kibazo cy'umuhungu wanjye hanyuma ikibazo cy'umuhungu wanjye nicyo twaje hano wicare hano ushaka kumbwira hanyuma wambwiraga ngo iki wampenda inzu usaba imbabazi umbwira ngo iki nge baba data we reka nkubwire rero gira vava nimba ari wowe muteza uburara ari mwe mucukira umwana nimba ari mwebwe oya ubwo ndabibonye uramureka yisobanure ariko se arisobanura iki ko ari nge wamubyaye arisobanura ibiki n'ubundi minota wayimpaye tuganire mbahuje n'umuhungu wawe wenda niba ari n'amakosa yagukoreye niba yanakwibye cyangwa yanagututse mukunga
hari icyo bitwaye semuhanuka ntacyo reka mbihoreye n'ubundi se n'ubundi ko ariko byagenze. uravuga iki? tumaze iminsi twaracwanye nyine, urumva ntabwo tumeranye neza nyine na vi. Reka nkubwire, njyewe wambwiye ibintu ngira ngo ni ibintu bya filime nk'uko bisanzwe. Ubundi papa wawe mwapfuye? Ntabwo twapfuye rwose, ibintu bigana nese nawe ntakikubwiye, nese twapfuye iki nawe ntakikubwira. Uyu mwana rwose, uyu mwana reka nkubwire wa muntu we, uyu mwana yarananiye, nta kintu nkibika mu nzu. N'ubejo bundi dora aherutse kugenda, inkoko y'umuturanyi hariya niyayirashye, ntago nasigaye nishyura yagiye, ibintu byose yabimazeho. Nari mfite inkwavu 10, ubu tuvugana ndashaka n'ubwoya nkabuburaho bwari buri. Hanyuma nzaguma mu nzu ngenyine, imbeba zishaka undiramo ibyo zakariye yarabiriye yarabimaze. Uyu mwana usibye no kuba umujura, ahubwo gira vuba rwose umuntu urangaho mujyane, ntabwo ibibazo bye ntabwo ngiye mbishaka. Ubundi sagarutse hano gute? Oya mbo ko twaribye arabeshya. Igihe umaze mu gasozi, umaze iminsi ngahe udatamuruka? Umva mbereke mbakize, je ntabwo nshaka kumuza kurwana. Oya n'abatwumva kuri Safiro TV bataza kugira ngo hano ngo ntabwo twaje ngo dushoze intambara. Iyo wakoreye umubyeyi ikosa umusaba imbabazi, ko twaribye cyangwa ntabwo wibye. Akaro k'ibishyimbo najyanye, hanyuma ikiro cy'ibishyimbo ntago duhuye n'isuka, wigeze ubona amerekeza ajya kumfasha? Okay, umva rero, niba wemera ko wibye uramusaba imbabazi cyangwa ntazumusaba? Ndazisaba rwose. Nishimwe cyane. None se Bishop Karame, ubu no kubanje nzaje guhamagara Bishop Semuhanuka. Kuvuga ngo nawe urabizi kubyara biragoye. Ko bimera Cyangwa se twavuga ngo biroroha, ariko kurera biragoye. ibintu bigoye. Uyu mwana wawe ndagusaba imbabazi, akira afata mikoro umusaba imbabazi, mwiyunge tuve hano birangiye. Vye rwose mbabarerana, ntago nzongera gukora ikosa ryo kujyana ikintu na kimwe nyivaniranye. Igihe nahereye nkubwira ngo ugomba kwicara mu rugo kito, ni we mwana wenyine mfite, none utangiye kunanira ungana gutyo. N'ibishyimbo wajyanye se uzabigaruka? Oya rwose, ni nkoko y'abandi se uzayigaruka? Nzakora sukora iki gikapu wirirwa uhetse n'ubusonga rebwaye nicyo uzajya ukora. Ntago nzongera rwose kugutwara ikintu na kimwe, ntago nzongera rwose, mbabarira rwose. Ariko se wa mwana wanjye wereka nkubaze, ubundi wabuze iki muri rugo? Buri munsi wagiye, inkoko y'abandi yagiye, ibishyimbo byagiye, iki byagiye, hari umunsi utansaba imbabazi? Ntago ariko se wa mugabo we urinda wamusabira imbabazi? Umwana wanjye uramundushaho impuhwe? None hanyuma ikindi kibazo mbwira ni ibyo bindekere n'umwana wanjye, uyu n'umwana wanjye narabyimwibyariye, naranamwirereye. Ntacyo nimurangiza icyo kibazo, ubundi nanjye nanigenda. Nese ubundi nicyo cyari kikuzanye gusa? Nicyo cyonyine. Ngaho ntacyo, reka tubikore nawe ugiye numve mu maso, dore uwo kugumya kuntesha umuntu. Hanyuma yumva icyo wifuza n'ikisha. Nuko mbabarira nyine ngaguma mu. Mubabarira wakoze iki? Wakoze iki? Ntabwo nzongera kwiba, ngume mu rugo. Ako wari umaje kumuhakanira kutibye? Ariko nyuma yaravuze ko yibye ikiro cy'ibishyimbo, inkoko y'abandi se wayigaruye? Urayizanye? Inkoko y'abandi ubwo ngubwo biragenda bite? Ntayo nzanye. Ariko se reka nkubwire, kandi unabaza nkagushyiramo n'urushyi wa mwana we. Oya ariko muzeri, ariko se ndeka amahane simwe muyantera, kandi uraragikubita nje, reka nkubwire. Ntacyo, none reka nkubwire rero shaho, ubu tugiye kumvikana, uranyumva? Ntabwo ureba uko ungana uko, ngomba kujya mbyuka mu rugo gasanga imirimo yose wayikoze wayirangije, urumva? Icyo uzajya ushaka ujye ukinsaba nawe nzajya nkiguha, ariko ibyo kujya kwiba, ibyo kwirirwa uzerera ntabwo mbishaka. Ngaho ndakubabariye ariko ntuzongere. Abakunzi ba Safiro TV rero murabona ko basabanye imbabazi, ngaho nimuhaguruke rwose mukorane mu kiganza. None ubu ndemeye ko utangiye kugenda uba umuntu w'umugabo, none ubu ugiye kumenya ubwenge. Kanone batubwire uko bumva bameze, kadore kuri Rukoco. Jewe ukuntu mbyumva nka kuno umuntu yifatira umwanzuro akava mu rugo nuko ashwanye na mama we cyangwa na papa we, ndumva nagaba ari byo. Nk'ubu ngubu amakosa yanjye ndayemeye, numvishe uwemererwa ikosa nakoze,
nsabye papa ahambabariye ntibintu biba byumvikana nuko tuba twanangiriye umutima buri mwana uwo ari we wese ntabwo aba akwiye kwita mpfa gushwana na se cyangwa na mama we biri mu pangu. Tunasaba abakunzi ba Safuro TV bakomeze kudufasha twunganire n'abandi bari ahandi bafite ikibazo mube mwabunga nk'ubu ngiye gusigarana na papa rwose meze neza nta kibazo kubw'inka ndaza mbikora ubu ndatuje nta kibazo rwose ndabashimira. Ngaho hereza na papa wawe nawe agira icyo atubwira. Njye icyo nababwira rero nk'abantu mwasanze aha ngaha muje kumpuza n'umwana wanjye, uyu mwana yari yarananiye ari ikirara rwose yewe narabuze n'igaruriro, ariko bibaye byiza ko nubwo twatangiye nkubwira nabi ariko rwose naje kugarura agatima wamugiriye inama ndetse nanjye uraje nubwo ntuze kukuruta ariko wangiriye inama igaragara. Ariko rero umwana wanjye birangiye muhaye imbabazi nyine urabizi ko nta mubyeyi udaca inkoni zamba ku mwana yarandwije agira ute anyemereye ukagomba kureka uburara bwose yararimo. Ubwo rero nanjye ikintu nashishikariza ababyeyi bafite abana bananiranye ni ukujya bicara hamwe bakaganira bakajya inama ku kintu cyabubakira umuryango, umwana akishima ku mubyeyi akisanzura n'umubyeyi akisanzura ku mwana we. Ndumva rero njyewe rwose ariyo nama nabagira kandi murakoze. Sawa murakoze bakunzi ba Safuro TV, tukaba dusoje igikorwa twarimo dukora cyo guhuza Semuhanuka na Rukoco Muhanuka. Ubwo ngubwo naho utaha.